igitabo cyo kuva ibice 32 turahera ku murongo wa mbere tugeze hepfo gatoya. Mu nkurikire abantu focus yose ije ku mwanya w'ijambo ubundi twumva Imana iganira natwe. Titre iravuga ngo Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Umurongo wa mbere uravuga ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Aroni arababwira ati mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no kuyabahungu banyu no kuyabakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati iki ni cyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisiraheli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Duhindure dusome urwandiko Paulo yandikiye Abefeso niho dusoreza, ayandi ndagenda nyavuga uko turushaho kuganira. Page 194 ku bantu bafite Bibiliya ubwo imeze nk'iyanjye, igice cya mbere umurongo wa 15. Twihute urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Munyikirize ngo amena. Tube turekeye aho, abasoma mureke ubundi munkurikire tuganire. Ndashimira Imana ko impaye kugera hano mu Kiyovu. Ejo ubwo ndacyari muri paruwasi ya Muhima n'ubundi ejo ku cyumweru hashize nateraniye ku Muhima kuri paruwasi nyine yanyu materanira 3 tuganira ijambo ry'Imana. Numvaga bitari bunyorohere kuko navuye numva naniwe n'ijwi ryasaraye, ariko Imana yangiriye neza ndumva ryaje. N'aya magambo tugiye kuganira rero reka mbibutseho gatoya kugira ngo tuze kumva Imana iganira natwe. Hari igihe duhagara imbere y'iteraniro rimwe na rimwe tukagira ngo ibyo tugiye kuvuga byo muri Bibiliya abantu bose barabizi, ariko nasanze haba harimo n'abashya. Kubashya rero muraza kubyumva wenda mu bice, ariko twibukiranye by'umwihariko n'abantu babizi. Abisiraheli muri Egiputa nyuma y'imyaka 430 y'uburetwa, nubwo yose batayimaze mu buretwa byumvikane neza kuko hari imyaka bamazeyo hakimye Farao uzi Yosefu. Nyuma yuko atanze ngo hima Farao utazi Yosefu, uwo nguwo atangira gukoresha uburetwa Abisiraheli. Byari ibintu Imana yavuganye na Aburahamu mu itangiriro, sinshaka kujyayo. Igihe kiragera Imana isanga Mose imidiyane aragiye intama za sebukwe. Imana iramubwira ngo gutaka no kuniha kw'Abisiraheli kwangezeho, genda ujye mu gihugu cya Egiputa ujye gukurayo ubwoko bw'Abisiraheli. Imana iganira nawe nk'uko ababizi mubizi, imuha ibimenyetso bitandukanye sinshaka kubijyamo kugira ngo ncungure igihe cyanjye. Mose arahaguruka, yari yaravuye muri Egiputa afite imyaka 40, asubiyeyo afite imyaka 80. Ahantu yaragiye yarahazi, ibwami yaraharerewe, yari afite amakuru yaho. Nubwo umwami wari wimye muri icyo gihe batari baziranye, ariko nk'umuntu wari warigeze kuba mu ngoro y'ibwami yari afite amakuru. Agezeyo aganiriye na Farao. Farao aramubwira ati ntago bishoboka ko nabarekura izo nkuru, reka tuzisimbuke.
iyo usomye igitabo cyo kuva uhereye mu bice 7 kugeza mu gice cya 11 ubona ibitangaza Imana yakoresheje Mose cyangwa se ibyago ku banyegiputa. Guhera mu bice 7 niho icyago cya mbere kiza kugeza mu gice cya 11 icyago cya nyuma cya 10 kiba kibaye, abana b'imfura bose bagapfa. Umwanditsi wanditse igitabo cyo kubara ibice 33 ndumva ariho izo nkuru ziri. Uhereye ku murongo wa 3 haravuga ngo Abisiraheli basohotse muri Egiputa, basohotse ahantu bita Iramesesi ngo bashinze amajosi, basiga abanyegiputa bashingura imfura zabo bapfushije n'amatungo, ndetse basiga n'Imana yihesheje icyubahiro ku mana z'abanyegiputa. Icyo gitabo cyo kubara mbabwiye muri ibyo bice 33 ni igice kivuga indaro Abisiraheli baraye. Bagisohoka Iramesesi ngo babambye amahema ahantu bita Isukoti, niho hambere babambye batarinjira mu butayu. Bahavanye amahema bayashira muri Etamu. Reka ngarukiraho ntago ari byo ngendere kubigisha, nabyo byavamo ikindi cyigisho. Iyo ugeze ku murongo wa 9 w'icyo gice ngo babamba amahema ahantu bita kuri Elimu, ahantu basanze amasoko 12 n'imikindo 70 bari baguwe neza. Ariko reka ntaragera aho ngaho, tubanze dusubira inyuma. Farao arabarekuye nyuma yuko abana b'imfura bapfuye, amatungo apfuye, igihugu cyose cyuzuye umuborogo. Ubwo nirinze kujya mu byago 10, ariko nabibutsamo bimwe na bimwe. Ahantu bari batuye Abisiraheli hitwa Gosheni. Mu bintu Imana yakoresheje Mose, igihugu cyahindutse amaraso, amazi yose ahinduka amaraso, ariko agace babarizwamo bakomeza gutunga amazi. Igihugu gitera inda, bo ntizabageraho, ibibugu bibageraho, bo ntizabageraho, ibikeri bitera abanyegiputa, Abisiraheli ntibyabageraho. Mu yandi magambo shatse navuga ngo Imana yari irimo irakora ibintu byo kugira ngo ibereke ko ari Imana nyamana. Munyikirize ngo amen. N'abantu bari bamaze imyaka 430 mu gihugu cy'ubunyage, no, mu gihugu bakoresha uburetwa. Ntago bagiye banyazwe, kuko bagiye biturutse kuri Yakobo wavuye i Bethlehem akamanuka bagiye gushaka ibyo kurya. Bamaze y'imyaka 430 batazi Imana, kuko generation zari zaratandukanye. Yakobo aragiye, Yosefu aragiye, abamukurikiye baragiye, cyakora bagenda bahana amakuru yuko Imana izabasubiza mu gihugu yasezeranyije Aburahamu mu itangiriro. Wabisoma mu gice cya 12 imuvana muri Uri y'Abakarudayi. Reka nihute, aba bantu Imana ikoze ibitangaza 10 mu maso yabo, ari nabyo byago ku banyegiputa, kugira ngo ibereke ko itandukanye n'izindi Imana bamenye. Tubyumve ahangaha neza. Abantu bamaze imyaka 430 muri Egiputa bari bazi Imana y'izuba, kuko abanyegiputa bari bayitunze. Bari bazi Imana y'imvura, bari bazi Imana yitwa Nili, kuko yari Imana ikuri izindi zose. Bari bazi Imana itanga urubyaro, bari bazi Imana itanga umwero. Ibyo byose biri muri Bibiliya. Imana ibanje gukora ibintu kugira ngo imere nkaho irimo iraformata ubwonko bwabo, kugira ngo ibereke yuko ari Imana ikomeye. Bararekuwe, baragiye, bamajije kugera imbere y'inyanja itukura. Abarimbyi bajya birimbana nako Bibiliya ivuga ngo inyuma hari ingabo za Farao, iburyo n'ibumoso hari imisozi miremire. Baratatse babwiye Mose ati dupfiriye ahangaha, kuki watuzanye? Reka izo nkuru tuzicumbikiraho. Mose aganiriye n'Uwiteka, ibyo yamubwiye murabizi, reka tubirenge. Imana iramubwira ngo rambura inkoni hejuru y'inyanja, inyanja icikemo kabiri, Abisiraheli bambuke. Hari igihe bino bintu tubyumva, tukabyumva mu kwizera, tukabifata à légère, ari mu buryo bworoshye. Ariko abageographe bavuga yuko ubujyakuzimu, profondeur y'inyanja itukura iri hejuru, ubujyakuzimu bwabo buri hejuru y'ibihumbi 2 bya kilometero. Hari igihe njya nibaza, ese Imana yatandukanyije amazi n'ubutaka burazamuka? Reka twe kubyibazaho nitubitindeho. Ariko ngo Abisiraheli barambuka, uwanyuma wo mu Isiraheli avuyemo, n'uwanyuma mu ngabo za Egiputa akozamo ibirenge. Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni nanone hejuru y'amazi. Amazi arahura, araterana, ingabo zishiriramo, amagare ashiriramo, amafarasi ashiriramo, biba imbere y'amaso yabo.
mu gice cya 15 ayo magambo narimvuze ari mu gice cya 14 bambuka inyanja. Mu bice 15 Miriam itaririmba nka yandirimbo mujya muririmba murayizi ngifarashi n'uwihetse ibiroshye mu nyanja. Reka tubirenge, reka mbibutse ikindi, egera imbere ugere mu bice 16 Imana ibona yuko bazamara igihe kinini mu butayu badateka, niba hari n'impamba bavanye izashira, iravuga ngo reka tubagaburire ibiryo bivuye mu ijuru. Muri 16 nibwo Imana itangira kumanuka, bakazajya babwirwa ngo mufate ifunguro ry'umunsi. Murumva Imana itarimo irabereka ibintu bikomeye da? Yemwe mwanyikirije ngo amen. Ego ko uzwara abantu bazanye iminwa batavuga, nimwikirize turi imbere y'Imana. 16 bariye manu, reka nishaye ngarukiraho kugira ngo ntaza gukomeza kujya muri byinshi igihe kikaza kuncika. Ariko Imana irabikoze, ingabo zirapfuye, ibibazo byose birakemutse, ubwoba bari bafite burarangiye. Miriam ateye indirimbo barayiririmbye, yewe manu barariye, ibitangaza birabaye. Ariko muri 32 hano nasomye Imana ibwira Mose ngo zamuka umusozi, nabonye ko ari ubwoko butagonda ijosi, uze nkubwire umurongo ngenderwaho, nguha amategeko azabayobora, kuko kubwawe utabishobora. Azamutse umusozi, uwo murawuzi, amarayo iminsi 40. Ngo babonye yuko atinze, abantu batigeze bamenya Imana, unfortunately, nubwo yakoze ibitangaza n'imbere yabo, bahita babwira Aroni ngo wa muntu wadukuye muri Egiputa ntago tuzi icyo abaye. Mu yandi magambo, ntibigeze bamenya ko ari Imana yabakuye hehe. Ninde babonye ko abakuyeyo? Ni Mose. Baramubwira ngo ntago dushobora kubaho tudafite Imana. Ubisesenguye ni nko kubabwira ngo Mose wadukuyeyo agatandukanya inyanja tukabibona live, niwe Mana yacu, ntago twabaho tutamufite. None Aroni turemere Imana. Uzi ikintu kibayeho, barimo baramubwira amateka babayemo. Twebwe turamye imyaka myinshi dufite Imana zibifatika, dufite Imana y'izuba, dufite Imana itanga urubyaro. Turemera Imana itujya imbere. Niba hari umuntu wambabaje iyo nsomya no magambo, ni umuntu witwa Aroni. Iyo usubiye inyuma mu itangiriro, Imana ihamagara Mose, yagiranye ikiganiro n'Uwiteka, abwira Uwiteka ngo ntago nzi kuvuga, ndabegeya, ndadidimanga, ni gute najya guhangara Farawo, ni gute nabwira ubwoko bw'iwacu yuko ntumye. Uzi ukuntu Imana yamubwiye? Yaramubwiye ngo ndakugira nk'Imana Aroni kuko ari intyoza, ndamugira akanwa kawe. Ubisesenguye wahita wumva yuko hagati ya Mose na Aroni harimo connection iri direct, ku buryo Mose ahabwa ikintu atarakakivuga, Aroni akagisohora. Ariko ibyo byose, Aroni wabonye inkoni ihinduka inzoka, Aroni wabonye ikiganza gishyirwa mu gatuza kikabemba ibibembe, ibyo byose ntibyatumye bimuforumatamo kutamenya Imana. Ngahita babwira ngo rero biroroshye, mukuremo impeta ku maboko, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore bazivane ku matwi, mumpereze. Mwumva ukuntu Bibiliya yavuze ngo arema igishushanyo mu ishusho ashaka. Ntabwo ari Abisiraheli bamubwiye icyo arema, ngo ayagisha izo zahabu zose mu kintu kimeze nk'ikimasa. Bega abantu bagomeye Uwiteka. Noneho bahita bavuga ati ni wowe Uwiteka, iyi niyo Mana yagukuye mu gihugu cya Egiputa wa bwoko bwa Isiraheli. Aroni arongera arahamagara, aravuga ngo bene data, mwumva aho muri mu butayu, ejo ku munsi w'ejo ni umunsi w'Uwiteka. Baraza baraterana, bakikubita imbere aho Mose ari ku musozi, ntago ndi buharenge. Imana iramubwira ngo manuka urebe ubwoko bwawe bwiyanduje. Mwagize ngo singiye gusoza se? Mose ngamanutse ngasanga ng'Abisiraheli nyine barimo baratamba, bayibwira ati niwe Mana, niwe wakamije inyanja, reka nanjye nongereho ibyanjye, niwe duhaye manu. Imana ikababara ikavuga ati ibyo nabakoreye ntibyigeze bibamenyesha, indwara nabakijije ntibyigeze bibamenyesha. Yemwe muzumve, muzasome, ndimo ndirinda kujyayo aho hantu bahuriye n'ibibazo bikomeye byo mu butayu, kuko Imana yahise ibwira Mose iramubwira ati reka mbice kuri wowe, ndemo ubwoko bukomeye.
ngo bajye inama, ariko Uwiteka aza kwemera inama za Mose nyine amwe ati oya, niba wumva wabisha baravuga bati kubafidinga byakunaniye, kubatunga no kubagezaho byakunaniye, rero wabiciye mu butayu. Imana irabyemera, ariko iravuga ati nzabagira gake gake bazagwa mu butayu mu 600 baturutse ari abagabo bigenza, 2 nibo basohoye Kanani. Hari igihe nabivuga mugahita muvuga ngo Abisirayeli bari abagome, ngo bari babi. Washingiye ku neza Imana yatugiriye da. Uyu mugoroba ngo witwa ngo umugoroba wo kwegera Imana. Njewe mubona hase yari njewe uyu nguyu, mumbonye ubu ngubu nyine, ariko si ubu ngubu ahashize murahazi, wenda hari abahazi ariko nta wahamenya nkanjye. Reka tubivane ku Bisiraheli, nuko ariyo base twifashishije y'ijambo ry'Imana. Ariko Paulo yandikiye Abefeso mbere yuko ngeraho naringiye kugera, abandikiye muri iki gice cya mbere umurongo wa 15, aravuga ngo nicyo gituma maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu, musigaye mubarizwa muri Simuruna, mukabarizwa muri Gosheni, muri abakristo ba hano mu Kiyovu ndetse n'ahandi mwaturutse hatandukanye. Nkumva icya kabiri uburyo mukunda bera. Hari ibintu nsenga, iyo nsenze mbasabira, nibyo nshaka gutindaho ubundi tukaza kubisengeramo. Aravuga ngo iyo nsabye mbasabira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo bitume muyimenya. Munyikirize ngo amen. Tumenye iki? Tumenye Imana. Mbasabira umwuka w'ubwenge mu rugendo mugendanye, mu nshingano mufite, mu byo mukora mu rusengero bitandukanye, waba uri pastor, uri mwarimu, waba uri iki, ibyo ni ibintu bitoya. Hari igihe abantu dutinda ku cyo tumaje kuba cyo. Murebe ndi mwarimu ku itorero rya Sejemu, nta ruhare nabigizemo kugira ngo mube, byaturutse ku gushaka k'Uwiteka, kuko nta ruhare nabigizemo habe na gato, kandi sindi uwa mbere sindi n'uwa nyuma. Inyuma yanjye hazaza benshi, niba ngize no kurama igihe kizagera bambwire ngo icare, ugeze mu zabukuru, cyangwa se banyeka ijambo nkifite no kuvuga. Bijya bishoboka. Ibi kutabitekereza bituma ntamenya yuko nkwiriye gutunga umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo menye ibyo twiringizwa. Ikintu cya gatatu, munyikirize ngo amena. Mbasabira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo mumenye ibyo mwiringizwa nibahamagara. Muzi ibyo mwiringizwa, ndimo ndanga kujya muri Bibiliya, nta bindi bikubiye muri package yitwa ubugingo. Ubugingo buri hejuru y'ibindi byose. Ubutumwa bwiza bwa Yohana buravuga na Matayo yarabyanditse, aravuga ngo uwaguha iby'isi byose akakunyaga ubugingo, yaba kunyaza ikintu kiri most valuable, ikintu gifite agaciro gakomeye. Paulo yumvishije yandikiye Abefeso, ryari itorero rikuze, murizera, mwaraje, mukunda bera, ariko nimuhishurirwe, mumenye ibyo twiringizwa niduhamagara. Icya kane, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga izo iha twebwe abayizera, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga. Ntabwo zasubiyeyo, ahubwo zarahagumye mu ishusho y'umwuka wera, agendera muri twe, avugira muri twe, n'ubu arimo aramvugiramo, akorera muri twe. Ibyo dukora byose tubikora ku bw'icyubahiro cye. Munyikirize ngo amena. Ngana ku mwanzuro, ngomba kubaha iminota yagenwe. Tureke iby'Abisiraheli, ariko urebe uburyo mu itorero harimo harazamo ikintu cyitwa, Satani yahaye ishusho yitwa ngo ni ubusirimu, ariko ni ubusirimu bujyana mu irimbukiro. Yemwe muribagiwe urugendo mwagendanye n'Uwiteka. Uwareba hari hanze hari ibintu bihaparitse, kandi ntabwo ari imitako, ni imodoka. Ngewe nakuriye muri iri torero, si icyo nje kwirata, kuko nize code dimanche, navukiye mu muryango ukijijwe. Ariko njya numva amateka aho ntarindi bavugaga yuko iri torero ari iry'abantu batize, ari iry'abantu b'abakene. Ariko nyuma y'iminsi ubuzima burimo burahinduka. Mu mafrigo yanyu mutunzemo inzoga, mufite ibyiciro bibiri mwakira bene so, mubakirije amazi na fanta n'amaji. Ariko abasirimu bagenzi banyu mukorana ama business, mubakiriza za Skoro na za Petit Mitsingi. Ni gute muri frigo y'umukristo habamo ibisindisha
nuko atigeze amenya Imana mu rugendo yagendanye nayo. Mwagize ngo sinshoje se? Imana igasatura inyanja bakambuka bakarya manu batatetse, ingabo zigashirira mu nyanja, ariko bituye Uwiteka kubwira ngo ikimasa ngo niwe wadukuye muri Egiputa, bingana n'ibyo muroho murakora, mukaba mu rusengero muri abasinzi muri n'abasambanyi. Ndavuga se ngo amusore tuseye hoya naba mbeshye umwuka wera. Urugendo mwaje mwambaye ubusa, abavukiye mu myenda haniri nta kibazo, ubwo mwe ntago bibareba. Mwaje mwishwe n'inzara, Uwiteka bakuye abatuje inaha, ariko ubusirimu burimo buraza. Ngiye mfite akazi nkora ka buri munsi, ntabwo ariko nje kubaratira. Mfite imirimo nkora buri munsi, mpuramo n'abantu bakomeye, ariko ndagira ngo mbabwire ikintu ukuri ko mu mutima. Sinshobora kwicara ku meza iriho n'umuntu uri muranywa inzoga. Gute? Bibiliya umwanditsi wa Zaburi yaririmbye Zaburi ya mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Ntago ndimo ndababeshya, ntago nje kubaratira ibyo nkora, ariko urwego ndiho ndaruzi, nabo mpura nabo. Inama njyamo sinshobora kwicara ku meza iriho umuntu uranywa inzoga. Gute se? Ntabwo duhuje DNA, ndi umwana w'Imana. Ndazirikana urugendo twagendanye n'Uwiteka. Munyikirize ngo amena. Yemwe abibagirwa mwe, Paulo yandikira Abagalatiya yarababwiye ngo mwatangije iby'umwuka, none muherukirije kujya umubiri, ninde wabaroze? Ndagira ngo mbabwire yuko igihe mufite inaha ari gito. Nanjye ndimo. Nimwegekeye imiryango dusenge. Birangoye kwigisha muri iyi minota, ariko umwuka wera arambashishije. Mwegekeye imiryango dusenge. Urugendo mwagendanye n'Uwiteka ntirwabateye kumenya yuko ari we wabikoze. Yewe baririmba ari abasambanyi, baririmba bangana, babaye mu rusengero barya igaburo, ariko ari n'abantu barya ruswa. Muragana muri rimbukiro, ariko muratukisha izina ry'Uwiteka. Mufite amasura abiri, iyo mu rusengero niyo hanze babazi ko murya ruswa, mugakora n'ibindi biteye isoni, reka twe kubitondagura. Bakaba babazi no mu rusengero, mu makorari no mu yindi mirimo. Arangije arambwira turumvikana, reka nongereho kano kantu. Umuyobozi w'ikigo MD aranyizera, tumaranye imyaka igeze mu 8, aranyizera ku buryo amafaranga twabishyuye iyo ndenzaho nka miliyoni 1 cyangwa 1.2 cyangwa 2 yari kubyakira. N'ikimenyimenyi nuko amafaranga namwishyuye atari muri projection nari nakoze umwaka ushize. Mu mafaranga nari nateganyije tuzishyura audite, namwishyuye amafaranga 1/2 cyayo. Iyo mbishaka kuko nubundi yari budgeted, twari twarateganyije, nari kuyasohora ayandi akajya mu mufuka wanjye, ariko ndayarya atari buke muri ibibazo byose mfite, kandi ari maranjyana mu irimbukiro. Ariko Imana twagendanye, munyikirize ngo amena. Imana yamvanye aho navuye, ntago muhazi kure habi, ikabingize uyu nguyu, niyo kwizerwa. Muhaguruke dusenge. Kumenya nubwo harimo bamwe bakumenye nka Feneyasi wigeze ukurwanira ishyaka, akabona uwabo azanye maraya mu ihema, ngakenda icuma akabatikura, akabohanya n'ubutaka. Yararimo aravuga ngo Imana ikwiriye kubahwa. Ariko hari benshi batakumenye baguye mu butayu. Hari abantu wagiriye neza muri iki gihe cyacu, ariko babihwanya n'ubusa, babihwanya, babitesha agaciro, bigaragazwa n'imirimo ya kamere ikorwa, kandi umwuka wera aduhanira kugukiranukira ibihe byose. Ndasenze kugira ngo utugirire neza,
Paulo yandikira Abefeso arababwira ngo maze kumva uko mwizera mugakunda bera mbasengera urudaca, uko mbasabiye mbasabira nubwo muri abaririmbyi, muri abavuga butumwa, muri abahanuzi, muri abigisha, muri abashumba, muri abapasteri, muri abadiakoni, muri muzabikorwa, imirimo itandukanye dukorera mu nzu yawe. Ariko iyo nsenze ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Urifuza ko tukumenya, urifuza ko ibyo wadukoreye bitwigeze imbere mu kukumenya. Ntabwo wabikoze for granted, ntabwo wabikoze kugira ngo birangire, ntabwo wabikoze kugira ngo biteshwe agaciro, wabikoze kugira ngo tukumenye, tukubahe. Kukumenya bingana gute nubwo tutabivuzeho, ariko kukumenya ni ukumenya kukiranuka. Uri Imana yera, uri Imana ica imanza zitabera, uri Imana ikunda ubwoko bukiranuka. Niko Petero yanditse aravuga ngo turi ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Nsengeye bano bantu bari mu mirimo, batinze mu rusengero, bitirirwa izina ryawe, baha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bamenye ubwinshi bw'imbaraga izuduha. Umuntu ashobora kuba hadasambana, akaba hatiba, akaba hatanywa inzoga, akaba hadakora ibiteye isoni, kuko imbaraga z'umwuka wera waraziduhaye. Akorera muri twe, agendera muri twe, avugira muri twe. Turagushimiye kubwira ijambo. Icyo umpaye nicyo mvuze, umurimo usigaye n'uwa mwuka wera. Ni imbuto itabora ijambo ryawe, urekeresha imbaraga zikomeye. Bisabye Imana nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.